Uze mwe mudahwema kudukurikirana, reka tubasuhuze mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka. Reka tubabwire ngo mugire amahoro aho muri hose, mugire impagarike n'ubugingo. Imana y'u Rwanda ibane namwe aho muri hose, yaba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Sinzi umuhanzi waririmbye ejo bundi aravuga ati uzitabe, ngo uzitabe ngo u Rwanda niruguhamagara, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, haba ku zuba cyangwa imvura y'amahindu, ngo uzitabe. Rero igihugu cyawe kiguhamagaye uritaba. Niyo mpamvu natwe twahamagawe kugira ngo natwe twitabe, tutabarire u Rwanda kubera impamvu imwe cyangwa nyinshi, kubera impamvu y'amateka yacu, kubera experience dufite cyangwa se ibyo twagiye tubonesha amaso ribera kurora. Ariko nshuti bavandimwe, ngira ngo tubaganirire, ngira ngo ikiganiro cy'ubushize twavuze ku kintu ngiye kugarukaho nanone, kuko njye mbere nko kureba inkuru zitambuka, hanyuma nanjye nkazishyiraho komanteri, nkagerageza kuzanariza, nkababwira ukuri kwanjye nkitambukira, akicwa kaburiwe n'impungo. Kandi burya ngo bishyira bishyitwa mwene Nyabingi. Nyabingi akaba ari umukobwa wari umugirwa yo ngiyo mu majyaruguru, abatabizi ngo hari n'umukobwa mwiza cyane. Rero nanjye mbangira ngo mbabwire nitambukire, jewe se nababwira ngo iki, ubwenge bwanjye busa nkaho ari ntabwo, ariko ngerageza gushishoza, nkavuga ibindeba, ibitandeba nkikomereza, nkarwana intambara nshoboye, nkarwana iziri ngombwa, zitari ngombwa nkazihorera. Burya rero ariko umuri wese aba agomba gushyiraho umuganda we. Hari umugabo ujya uvuga ngo jyewe ndi igicucu, ngo ndi igicucu. Natwe rero buriya rimwe na rimwe hari ibyo ubona udashobora n'ibiki, ariko cyangwa se utavuga cyangwa udashobora kuvuga, ugahita uvuga uti ndi igicucu buriya, cyangwa nzi ubwenge. Ariko icyo nenda kuvuga, nenda kugarukaho, ubwo mba ntebya cyangwa ngaruka hirya no hino, kugira ngo buriya tuba twarebye, ntabwo tuza kuvuga inkuru tuticaye ngo dusome, cyangwa se tunyuze no mu basomyi bandi cyangwa se no mu banditsi twumva ibyo bavuga. Icyo nenda kubabwira rero ni ikintu gikomeje kuvugwa, cyahagurukije abantu benshi, kijyanye na raporo yatanzwe ejo bundi mu nteko ishinga amategeko, iriya komisiyo ishinzwe gukumira ndetse mu ibyaha bijyanye na jenoside n'ingengabitekerezo yabyo mu nteko ishinga amategeko, aho hagumye kugarukaho ibintu byavuzwe na nyakubahwa General Kabarebe Dusingizemungu, nyakubahwa honorable, ndetse na Bizimana, Minister Bizimana, nawe ibyo bagiye bavugwaho twagiye tureba. Hari ibyo bagiye bavuga ku ngengabitekerezo, uko ingengabitekerezo ihagaze, bagenda babihuza ndetse n'ibibamo bibera mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Twagiye turaranganya amaso rero mu bantu, mu magurupe, mu YouTube channel agenda arimo abo navuga, sijye wabibise, mujye mumbabarira nanjye mbivuge gutyo, kuko ibintu biraha bigaha ibindi, ibintu bigatambuka bikagenda, aho bise ngo ni ibigarasha, abiswe interahamwe zikorera kuri murandasi ndetse banabyiyemerera rimwe na rimwe. Hakaba rero n'abandi bita ngo ni intore, nabo bakaba bafite izindi position, ariko usanga bafite position zihabanye kandi ziba zihanganye. Ariko bose ni abanyarwanda, nicyo bahuriyeho. Bakabaye bifuriza neza u Rwanda, bakabaye bakunda u Rwanda, bakaba barwifuriza icyiza, ariko usanga uwabaroza abanyarwanda ntiyakarabye, ntiyamennye w'amazi. Niyo mpamvu navuze ngo reka njye nibera aho ngaho, nibera igicucu, rimwene ngofero. Impamvu mba mvuga ibyo ngibyo, hari umuntu ejo bundi mu kiganiro nakoze waje muri comment arangije aravuga ati se ati kuvuga ati ariko ubundi kutigaragaza isura yawe wowe, ati izo comment, ati namwe muvuga ibyo abandi bavuze, ati namwe ejo bundi namwe muzaba muri nk'interahamwe cyangwa se muri nk'inyangarwanda nk'uko byavugwaga, ati bitewe n'ibyo muvuga. Turabashimira abantu nabo baduha comment, burya rimwe na rimwe
turababwira mujye muza mu dutuka ariko muzi, kuko icyo tuba dushaka ni uko abanyarwanda bamenya ukuri kwihishe nyuma y'ukuri. Abantu benshi rero baragira bati nyakubahwa honorable Dusingizemungu yaravuze, avuga ingengabitekerezo, avuga bajya kwiteza agashinge, ngo nabo n'abagore batera imipaka bajya kwiteza agashinge muri FDLR. Ariko nk'abo ku ruhande rw'ibigarasha cyangwa ni abo nagiye nkurikirana za Radio Itahuka, abo kwa Musabyimana, hirya no hino murabazi, nyumva nkumve ibintu nk'ibyo ngibyo, batariko bati abo bantu, ubwo bushakashatsi bwakoze na Dusingizemungu buvuga ngo abantu ngo bafite ingengabitekerezo ngo b'abagore ngo bajya kwiteza ku gashinge, atabo bantu ko batigeze bagaragazwa, abo bantu ko batigeze baboneka, abo bantu baraza bakabibwira abantu. Ese abo bantu bajya kwiteza agashinge muri FDLR bakagaruka ntibafatwe n'abantu bafite ubuhe bwinshi? Niki ni izihe ngabo zibari inyuma zituma badafatwa? Ese babibwira abandi, baraza bakabyigamba bakabigenda gute? Ubwo bushakashatsi yakoze ntawe ushingiye, ntacyo bugaragariza abanyarwanda, ntacyo bubaho. Bakongera bateri ko buriya bati turabona harimo haracengezwa amatwara y'ingengabitekerezo ntutsi y'abantu bamwe, abantu b'ibigugu, abantu bakumya bavuga ibintu bimwe ariko nabo bagaragaza ko barimo bacengeza ingengabitekerezo. Haravuga ingengabitekerezo y'interahamwe n'abafite ideology ya jenoside, bati ni ukugumya guhambira no kugerekaho abahutu badashaka ko bisanzura, badashaka ko bagira ijambo muri politike, bati ni ugusamba kubera ibihano barimo bafatirwa hirya no hino, bagira gute bagaragaza bajishisha abanyarwanda kugira ngo batamenya ikirimo wagwana. Ariko nanone ukongera ukibaza ukavuga uti se aba bantu ko barimo bavuga bati abanyarwanda, hari nabo numvishije bavuze ngo ni revolution, ngo ni bucece, bati mwiha abanyarwanda, abantu bo mu Rwanda mwikwinjiza idolari habe na rimwe, nimugende murwanye ikintu bita Visit Rwanda, nimugende cya kindi ho bavuze ngo made in Rwanda, ati nimugende mukora anti kampanye ahantu hose u Rwanda rushyira ukuboko, ahantu hose rukora amafaranga hose, muvuge munyemo mugaraguremo, hanyuma mbagame hakariya agatsiko kabariya abantu bariya bishongozi banabita ngo nabavantara. Abantu bari mu butegetsi muri iki gihugu babita ngo nabavantara, abahutu bari mu butegetsi bakabita ngo nabateruzi b'ibibindi. Naho ugahita ureba ukavuga ngo ariko ninde ukunda u Rwanda, ninde wanga u Rwanda? Ese bamwe ko bitaka bavuga, ndetse ukabona rwose bafite n'abantu benshi babakurikirana bavuga ibitagenda mu Rwanda, ariko jyewe ngira ikintu nibaza, jyewe nk'umuntu w'igicucu udafite ubwenge utanasobanukiwe politiki, hari ikintu njya nibaza ngo bano bantu baba bari hanze baba bavuga ngo barabashuka, ngo barimo baragira gute, ngo babafatiye amahanga, ngo babafatiye imyanzuro, ngo mugiye kwicwa n'inzara, ngo nimwipakure iyo ngoma y'igitugu, ariko barabivuga bari hehe? Mu Burayi na Amerika. Mujye mubyibuka abanyarwanda nimwe banyebura, baradushuka, ndababwiza ukuri, unyumva unyange cyangwa unkunde utankunda, igihe kizagera ruze rwegure, nkuko rwatwaye data na mama, nkuko rwatwaye sogokuru wawe, nkuko rwatwaye so wanyu, nkuko umuntu wese agira itariki yakagenda. Ariko uzavuga uti hari umuganda mutoya nasize, kandi niyo kaba kaganda ukaba warakegetse ukikomereza. Abo bantu baba badushuka, baba babashuka, twebwe twibera hano twirira ibijumba byacu bikiboneka neza, tukirira uwo mwumbati izuba ritarava, bakagushuka ukirirwa kuri kariya karadiyo cyangwa kuri YouTube, wagize imana ukabona ayo mabandozi yo kugira ngo wenda ubashe kumva, cyangwa ka internet aho uraho ku kazi. Bariya abantu benshi reka tubasesengure, tubarebe, tubasesere. Abenshi abo ngabo bari muri za Itahuka ni ibigugu byahoze muri FPR, byatorotse biragenda. Mbere yuko bagenda kuki batavugaga ibyo ngibyo? Mbere yuko bashwana kuki batavugaga ibyo ngibyo? Ni inyungu zinda zabo.
bagifite inkongoro bagifite amata mu matama, bagifite inkongoro mu biganza. Ibyo barabivugagara, kuki babivuga uyu munsi se? Bana ngo kariya ngo iriya ntebe iraryoha, bavuye mu bususuruke nk'iki, nka ya mazirantoki. Nicyo kintu kibarya, tujye tuvugisha ukuri. None urumva bari mu nyungu zabo, bari mu nyungu zanjye se, bari mu nyungu z'abanyarwanda se? Tunabyemereze ko bazirimora, bo ko bavugira hariya, ko ntawe utinyuka ngo avugire no mu birometero 10 hakurya y'umupaka avuge tumve ko kuko afite initiative yo kudutabara. Inge mbabwira, mu bibabaza cyangwa bibanezeza cyangwa bitabanezeza, ni akazi kanyu. Muri hehe? Muri mu birometero 10, nimuvugira muri za Amerika na hehe? Mu amaviyuzi, mutunzwe n'umunwa ngo murarengera abanyarwanda, muravugira abanyarwanda. Waje Kigali ukavuga, cyangwa ukajya Gisenyi, cyangwa ukajya na hafi aho ngaho ukavuga, abanyarwanda koko bakabona yuko nawe waje uje, noneho bashuke batangira ngo ni mwirevoltinge, ni mugere gute. Barabashuka, mubabwire baze batujya imbere, ariko tubibona natwe tubakurikire da. Nibaze bagaragare, iyo politike bayikorere mu Rwanda, bagaragaza ibitagenda, natwe tubibone da, banabitwereke. Ngo bazatuzanira amata y'amahoro, ngo Kagame, ngo abazungu ngo baraje ejo mu gitondo bamukureho, ngo azapfa nk'uko Kadafi yapfuye, ngo baramurambiwe, ngo abazungu bamukoreshaga, ngo Amerika yamujugunye. Ariko ntabwo buzacya mu gitondo ngo Amerika imujugunye. Ntabwo rero icyo mba nshaka kuvuga, tuba tuvuga tureba ibiriho, tureba ibihari, tureba iki. Murashuka abanyarwanda mwebwe ngo nibigumure ku butegetsi. Urabyuka ukigumura ku butegetsi, ugumura ku butegetsi uzapfa utambuke, bazaza wenda birashoboka, ntabwo tubizi. Turabizi yuko twagiye tubona ibitambuka, ariko byadusigiye iki mu maso yacu? Icyiza ni ukuvuga ngo Banyarwanda tuba tugira ngo tubahe, tubereke. Ni ukuvuga ngo rero hari abo bavuga ngo aba bafite ingengabitekerezo singwa, ukuri ni kumwe. Barabashuka, ni wowe uzapfa, ni wowe uzasonza, ni wowe uzababara. Nkuko bagiye uzabona bagenda, niba naza bazaza we waramaze gupfa, waranutse. Baze bakura amagufa mu nzira, baze bongere bature, batuze n'abana babo n'imiryango yabo. Nabakeburaga nigendera, murabeho naho ubutaha. Murakoze cyane.